Kiki. Mabizo. Bizo yonyine? Yes. Urandeka nce ngenda? Yeah. Bye. Ntabwo nkunze kubona ibintu biguhangayikije kuri uru rwego, ariko bigaragara ko utorohewe, gusa biraza gukemuka. Hari umuntu naganirije, twavuganye mbwira ko asobanukiye ibintu bijyanye n'indwara z'imitekerereze y'umuntu, ko ibyo ni ibintu bwabyo biri mu mitekerereze yawe. Iwana mukagenda mukamuvunagura amaguru, ndashaka kujya mubona mu kagare yarabaye ikimuga. Ibyo bizanezeza. Turumvikana? Yego boss. Akazi keza. Eme. We boss. Ibintu byo kumuvuna amaguru ndabihinduye. Uze kumwica. So guys, kanizeye ko mumeze neza. Nanjye meze neza, ndashima Imana. Nari mbakumbuye nabo twahirukanaga. Reka ndagira ngo reka mvugane noneho n'abantu twatangiranye kuva ku munsi wa mbere, kuva muri filime yitwa Vistor. Iyo filime ya mbere nagaragayemo hano kuri Mpanga TV, hariya ku Mpanga TV. Sorry, hano turi kuri Kevin One, ariko mwanyeretse urukundo ndibuka kuri uwo munsi filime isohoka. Nta nubwo nari muri quartier, ariko naratashye ngeze muri quartier nsanga abantu bose bayibonye, birantungura. Nta nubwo nibazaga ko impanga ikurikirwa kuri rwa rwego, numvaga ko atari ibintu bihambaye cyane, ariko namenye uburemere bwabyo ndetse n'imbaraga ibyo dukora biba bifite n'ahantu bibasha kugera kure cyane. Ari uko maje ngeze muri quartier mbonye feedback, na nyuma yaho ugenda ubona n'ibindi. Iyo filime n'indi ku bantu mwaba mutarayibonye. Ndashaka kubwira ngo wagarike kunereta. Hari amagambo meza wambwiraga, ziriya message za buri munsi, kumamagara bihoraho. Ndashaka ko byose bihagarara. Sure. Yeah, sure. Mbararambiye gukundwa nanjye. None kuba byibuka mwabashije hakurikiyeho yitwa Imfura royo nayo mwarayikunze cyane, mwayakiriye neza, muduha courage, nyine tubona ko mudushyigikiye. Iyo ngiyo nayo wenda abantu batayibuka, reka mbirikeho gatoya, reka mbirike akantu gato cyane ubundi mubashe kuyibuka, cyangwa se unyarukire no kuri Impanga scrolling hasi uyirebe none urebe ukuntu yari imeze. Yari filime nziza cyane, ariko ntekereza ko ari intambwe ya kabiri yanjye muri sinema, ahantu kugenda mbanyuramo ahantu byatangiriye, uburyo byagiye bizamuka. Ubundi mbabwira impamvu ndi kubasubiza inyuma muri ayo make. Kevin, kandi wowe wasi. Please. Uraborewe. Kevin, wasatse. No. Uguyobewe ko papa wari wakora affaire kuri jewe? Yes, ariko papa ni umusaza. Ubu noneho mwibutse, ubu mwibutse, murabona ukuntu ibintu byose nyine byatangiye. Ubu noneho turi kuri My Father in Law, ari nayo ngubu aka kanya igezweho, iri muri filime za mbere zikunzwe hano mu Rwanda kandi nziza, zifite abazikurikira benshi bagaragaza urukundo. Iyo rero ubu ngubu niho hantu ubu ngubu turi, aho niho hantu Imana irimo igenda iduhera abantu badukunda, bakunda ibyo dukora, badukurikira, bakatwirika urukundo, nyine ukabona ko abantu baragushyigikiye kabisa. So rero ndashaka kubashimira guys, ndashaka kubashimira kubera urukundo mwagiye munyereka, na nyuma yuko mberetse channel yanjye noneho byarushijeho, mwanyeretse urukundo. Ni ibintu n'ubu ntari namenyera uburyo nshobora gushyiraho video ngewe nguyu umaze iminsi mike cyane, amezi make cyane muri sinema, ikarebwa n'abantu bangana kuriya. Ntabwo ari ibintu umuntu wese yabyumvisha, ni ibintu umuntu wese aba akeneye kubona. Ni urukundo, amakomenti magana like hafi igihumbi, ni ibintu birenze cyane. So guys, ndabashimira cyane, ndabashimira, mwanyeretse urukundo ruhambaye. Nabonye ibyo dukora umusaruro bitanga, ndetse nkinawubona n'ibindi byiza byinshi biri imbere. Nubwo
ibi bintu ni ibintu bibamo amashyari, ni ibintu bibamo ishyamba, ni ibintu nyine abantu benshi batishimira ko hari ikintu wageraho nyine ngo bagushyigikire cyangwa bakuzamura. Ariko nanone ibyo ngibyo ni izindi mbaraga, bidutera imbaraga zo gukora cyane, bidutera imbaraga zo kugira ngo natwe ubwacu tugaragaze icyo dushoboye, tugaragaze ikintu dushoboye. Kandi ikintu nababwira guys, ntihakagire umuntu ucibwa intege nuko hari umuntu runaka utagize icyo amufasha, ahubwo wowe ishakemo ibisubizo wifashe ubwawe. Fasha ku giti cyawe, nugira imana ukabona ugufasha ni amahirwe, ariko kandi naho utafasha kugira ngo ugire aho ugera wowe uzafashwe. So njye ndashimira cyane abantu bamfashije, ndashimira Afurika icyizere yangiriye, bakama platform nziza cyane nkagaragaza icyo nshoboye, bakamugura, bakanyigisha, nyine bakanzamura kugeza kuri uyu munsi. N'abadirector batandukanye babigizemo uruhare. So uyu munsi nagiye kubashimira, uyu munsi ni ugushima, ndanezerewe, mfite ishimwe, mfite byinshi nakavuze, ariko nzabivuga mu buryo burambuye ikindi gihe. So mwarakoze cyane kunkurikira, mwarakoze cyane kumfana, mwarakoze cyane kugenda munyereka urukundo. Nanone muzakomeze mubane nanjye muri filime ndimo gutegura nshyashya, ni vuba igatangira gusohoka. Nzababwira izina ryayo, nzababwira n'igihe izajya igenda isohoka, izagenda ikurikirana, turimo kubikurikirana byose. Muzayikunde, muzanyereke urukundo, muzabane nanjye munezero. Thank you so much.